Passion is News. Yes, ni Passion is News nk'ibisanzwe aho tubagezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino muri entertainment yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje nizere ko ejo Noheli yagenze neza, umunsi wagenze neza, mwishimye, mbese ibintu byagenze neza. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kintu kijyanye n'igitaramo cya Mbonyi. Ejo turabizi ko inkuru mperuka gukora nandi kuvuga ku bijyanye n'igitaramo cya Mbonyi, uburyo ticket yaguzwe kera yashize mbere y'iminsi 2 ngo igitaramo kibe. Rero nubundi ni Mbonyi n'ubundi dusanzwe tuzi ko akora ibitangaza. Urabona ko yujuje BK Arena, abantu bitabiriye igitaramo rwose ubona ko barishimye, ni ibintu byiza. Na ahantu mbese bari ukabona ko buri wese yisanzuye kandi bari mu nzira imwe muri one direction. Rero igitaramo cya Mbonyi cyagenze neza nk'ibisanzwe nkuko tubibona. Ubwo tugiye kuza turebe ngo ese byari byifashe gute muri makeya, ese byagenze gute, Mbonyi yako gitaramo gutebya, ibintu nk'ibyo nibyo tugiye kurebaho. Nimucikwe kandi turi kumwe. Ni igitaramo yakoze mu buryo bubiri, byari bifite part 1 na part 2. aho part 1 yarimbaga nyine muri rusange ari kuri stage abantu bose, noneho mu buryo nyuma yaho part 1 irangiye bazikoze akantu nyine keza, bazimya amatara yose arazima, arangije aragenda ajya mu bantu hagati, mu bantu ava kuri stage ajya mu bantu, then atangiye kuririmba bacana amatara ya telefone, ubona ko abantu bishimye, ajye mu bantu nyine arabaririmbira nabo baririmba, ubona ko ari ibintu byiza. Igitaramo kigenda neza, ubona ko ari ibintu nyine yari yagiteguye, cyari kiteguwe cyane, urumva ko byagombaga kuba byiza cyane. Rero ni igitaramo twavuga ko cyaranzwemo cyangwa se cyajemo kitabiriwe n'abantu batandukanye mu mpande zose, yaba bakomeye, abastari, abantu bose nyine baje mu gitaramo cyiwe. Twabonyemo na The Ben waherutse gukora ubukwe ejo bundi rwose, nyuma y'umunsi 1-2 yaje mu gitaramo cya Mbonyi. Urumva ko ni ugufashanya cyangwa se n'ubwitange kugira ngo nawe ahabe, ndetse n'abandi bahanzi bakomeye b'ibyamamare tuzi no mu muziki isanzwe yayindi tuvuga ngo ni sekira, umuziki w'isi. Ariko nyuma y'ibyo byose, nyuma y'akazi abantu bakora, nyuma y'ibintu abantu bakora, ikiri nyuma yabyo ni Imana. Rero niyo mpamvu abantu bibutse, umuntu avuga ati nakoraga ibi ngiye akazi kanje nakangaka nahantu gahuriye no gukorera Imana, ariko nyuma yabyo ngomba kujya ahantu hamwe nkatuza nkashima Imana hamwe n'abandi. Rero Mbonyi aba yabikoze, akanitegura igitaramo nk'iki hamwe nyine abantu bose biyumvamo, bakaza bagaterana bakumva ijambo ry'Imana bunyuze mu ndirimbo, mu buhamya, ibintu nk'ibyo. Ubona ko rero ni ikintu cyiza cyane rwose Mbonyi aba yateguye. Mbonyi rero ni wa muntu n'ubundi tuzi ko yasizwe amavuta, ni wa muntu rwose wahawe umugisha n'Imana, aho umuntu nyine kuvugira Imana ubona ko byamuhiriye, mbese ari ibintu ubona ko ari byiza kuri we. Kandi koko nibigaragara ni umuntu ukorera Imana, ni umuntu ubona ko yahawe umugisha, kuko ibi ni ibihamya by'uko yahawe umugisha n'Imana. Kubona arena yuzuza, niwe muhanzi mu Rwanda wenyine tuzi ushobora kuzuza arena wenyine, gutegura igitaramo cye wenyine, nta kuvuga ngo natumiye abandi bahanzi bari buze kumfasha kugira ngo umuntu niyumva ngo igitaramo cyiwe cya runaka kiri bube, kubera ko harimo uyu muhanzi ndamukunda ndajya kukireba kubera ko uyu muntu yajemo, mbese ya hostinze abahanzi batandukanye. We ategura igitaramo cye wenyine, kandi igitaramo cye kikagenda neza, abantu bakuzura amatike bakayagura agashira. Aya rero ni amateka Mbonyi akora muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda.
turabizi ko umwaka washize nabwo igitaramo cye cyagenze neza, abantu baruzuye. N'uyu munsi rero niko byagenze, muri uno mwaka nabwo abantu buzuye rwose, baruzura baje guhimbaza Imana ndetse kuramya Imana mu buryo butandukanye, ndetse kandi bumva n'indirimbo z'Imana. Ibi rero ni bimwe mu byaranze igitaramo cya Mbonyi, ubona ko igitaramo cyari cyiza rwose, abantu bishimye, kandi ni byiza ko gusoza Noheli uri mu mwuka, uri mu mbaraga z'Imana, ni ikintu cyiza rwose, ni ikintu cyiza kandi Imana yishimira. Nyuma ya byose turi abantu b'Imana. Rero reka nkomeze kubashimira mwebwe mufata umwanya mukadutega amatwi, mwebwe mufata umwanya ukumva ibiganiro byacu. Ni Passions News, nzajya nkomeza kuba mpari ku bwanyu, mbagezaho ibiganiro bitandukanye, mbagezaho ibiganiro bijyanye n'abastari bacu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kandi ndabakunda. Twibuke mbibutsa ko gukora subscribe, comment and share ni ingenzi. Murakoze cyane, ciao. Wani mu ruhande rwacu,